hariho abambuzi baba mu nzira y'abagenzi. Umwe bamwita mutima urabye. Ngo umuntu umunesha ngo ni umuntu witwa muhabwa buntu bwinshi, umuntu utazi gusoma no kwandika akaba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uwo muntu utazi gusoma no kwandika ariko izina rye, haleluya, hari igihe umwami Yesu yamuhaye ubugingo, ajya mu gitabo arambura paji yandikamo specials, aravuga ati muhaye ubugingo. Hariho abambuzi baba mu nzira y'abagenzi. Umwe bamwita mutima urabye. Hariho abambuzi baba mu nzira y'abagenzi. Umwe bamwita mutima urabye. Uwo ni umujura ngo ukomeye ku bagenzi, baba bateye ubwoba. Ngo umuntu umunesha ngo ni umuntu witwa muhabwa buntu bwinshi. Ariko Byiringiro na Mukristo bari kuganira, Byiringiro abwira Mukristo ati ariko ndumva abo basambo ari abantu bafite n'intege nke. Ndaramubwira ati nuko mutarahura. Aravuga ati namuhabwa buntu bwinshi, umwitegereje umubona ni inkovu mu gahanga. Ati kuko icyo gihe yaravuze ngo twari twihebye tuvuze ko tutagikize. Iyo ni ijambo Pawulo yavugiye. Ariko Byiringiro na Mukristo bari kuganira, Byiringiro abwira Mukristo ati ariko ndumva abo basambo ari abantu bafite n'intege nke. Ndaramubwira ati nuko mutarahura. Aravuga ati namuhabwa buntu bwinshi, umwitegereje umubona ni inkovu mu gahanga. Ati kuko icyo gihe yaravuze ngo twari twihebye tuvuze ko tutagikize. Iyo ni ijambo Pawulo yavugiye mu nyanja agiye kuburana i Roma igihe bateraganwaga n'imiyaga n'imiraba. Ngo nubwo ari muhabwa buntu bwinshi ariko nawe mutima urabye yigeze kumukoraho, ngo aramubwira ati twari twihebye tubonye ko tutagikize. Ngo ariko iryorana i Roma igihe bateraganwaga n'imiyaga n'imiraba. Ngo nubwo ari muhabwa buntu bwinshi ariko nawe mutima urabye yigeze kumukoraho, ngo aramubwira ati twari twihebye tubonye ko tutagikize. Ngo ariko iryo joro marayika w'Umwami Imana aramusura, aravuga ati abantu bose muri kumwe ndabaguhaye, nta n'umwe uzagira icyaba usibye imitwaro n'ibindi byo n'amato bizameneka. Soma amagambo y'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Ezekieli ibice ni 37, turahera turasoma umurongo wa 7. Turasoma no mu butumwa bwiza bwa Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 4, turasoma umurongo 25. Turareba, turajya no mu byahishuwe, turangiriza aho ngaho. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ni iyerekwa ry'amagufwa yumye. Umurongo wa 7 aravuga ngo nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Tugarukira aho ngaho nyine. Dusome ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice byaho ni 4, turasoma n'umurongo wa 21. Araze ngo Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko gakiza kava mu Bayuda. Tujye mu byahishuwe. Umurongo wa 7. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 7, turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi.
dusomye amagambo y'Imana. Ezekiyeli ahanura abitegetswe n'Uwiteka Imana. Haruguru aravuga ngo ukuboko kwiza kw'Iteka kwanjeho, aramanukana ajyana mu kibaya aho yakikije amagufwa, ngo nuko arayanyereka, kandi yari yarumye rwose. Ngo arambaza ngo aya magufwa yakongera kubaho. Ndavuga ngo niwe ubizi. Tangira kumubwira ati hanura. Naravuga ngo ngihanura, mpanura uko ndategetswe. Ngihanura habaho guhinda. Isi iratigita. Ni ibintu bibiri, hariho guhinda, hari no gutigita kw'isi. Ngagiye kubona igufwa risanze irindi gufwa ryaryo. Nayo magambo ushaka ko tuvugaho. Aya magufwa yaranyanyagiritse mu kibaya. Iyo umuntu yaboze agasanguka, icyo twita gusanguka, amagufwa agasandara, igufwa ry'ukuboko rishobora kuba ririyi, ukuguru kwaryo kurwo ruti rw'umugongo nako kukaba kuri kure, urubavu rumwe rukaba ruri ahandi kure, bitewe n'ukuntu yasangutse. Ashobora gusanguka umuyaga waza akayasandaguza, inyamaswa ishobora kunyuramo iryikubise umugeri ikagwa nk'iriya. Hari ikintu cyasandaguza amagufwa. Umuntu wari umwe akajya amagufwa yakanyanyagirika, ngo ku buryo nicyo cyatumye ngo Imana ibyeretse Ezekiyeli, ariko ngira n'amazi ati Ezekiyeli, wowe uko ubireba ubu ngubu urabona aya magufwa yakongera akaba abantu. Aravuga ati niwe wabimenya, ibisi umwana w'umuntu yabibwirwa n'iki? Wewe wabimenya. Aravuga ok. None aramubwira ati noneho hanura, ndagira ngo nkwereke uburyo ndi Imana. Hanurira aya magufwa. Haleluya. Mwari baratubwiye ngo uwegera Imana akwiye kubanza kwizera kwiriho. Utizera ntabwo bishoboka ko yanezeza Imana. Aravuga ngo hanura. Ngahanuye habaho guhinda. Yumva guhinda. Guhinda ntabwo yarazo yumvise guhinda mu matwe gusa. Ngo hano yagiye kumva yumva guhinda. Ngo yumva gurahinze, habaho guhinda kwinshi. Uko agombye gutanga amatwi n'amaso, ngagiye kubona bona isi iratigise. Isi arabibona ko itigise. Ngisi iratigita. Uko yasi gutigita no guhinda bifatanije, ngo abona amagufwa atangiye ukora muvoma, atangiye kwinyeganyeza. Ndakajya abona amagufwa aranyuranamo. Abagura baratondetse ku murongo umwe. Ngabona amagufwa atangiye kugenda anyuranamo, iryo rero akabonamo hari rimwe rirajya irindi riramanuka irindi rirazamuka. Ngabona amagufwa arimo aragenda, akibaza ariko kubera iki? Yawe nawe wabyibaza. Hano hari uruti rw'umugongo, hari n'amagufwa y'amaguru hariya, hari n'agahanga hariya, hari n'urubavu hariya. Ngo yaje kubona akabona ibyo bintu sibyo bigiye ngo byegere uruti rw'umugongo bikore sikorete, bikore icyo kintu. Ahubwo akabona ukuguru kurimo kurahunga uruti rw'umugongo, kandi akaza kubona akabona hari ukundi kuguru nako guturutse hirya nako ko hari hafi y'uruti rw'umugongo, ariko ntikujye kuri urwo ruti rw'umugongo. Ukabona ngo biranyuranamo, igufwa rirasanga uruti rw'umugongo, hanyuma hari ukuguru kwari kuri hafi y'uruti rw'umugongo nako ko mukuranyuranyega kujya gushaka uruti rw'umugongo warwo ukwarwo. Ibyo bintu murabyumva? Ezekiyeli ngo ibintu ngarangije ngakajya abona unubwo biri gukora gutyo, ariko buri gufwa ryose rizi uruti rw'umugongo, rihise rimenya ibyo bisangiye. Haleluya. Bimenya ibyo bisangiye, bimenya ko bisangiye. Igufwa riri ku muryango, irindi ririya, irya naryo rigiye gushaka iryaryo, iri Nyabugogo, irya Nyabugogo riraza rishaka iryaryo iremera. Ngo bikomeza uko nguko bikoreye muvoma, guhinda kwaye guhinda, isi iratigita. Ngagiye kubona byose birateranye,
ariko wumva uburyo bitahiniye bugufi, ngo ukuguru kujya guhinira bugufi hafi y'uruti rw'umugongo rukwegereye. Oya, ntabwo ariko byagenze, ahubwo igufwa ryashoboraga gukora urugendo risanga iryaryo, nyamara ritaye ayandi aho ngaho. Ngabona habaye guhinda, isi iratigita, igufwa risanga iryaryo. Buriya tugira ingorane zo kumva abantu, kumva ko ara basenga, tukagira n'amadini tusengeramo, ariko ibintu nayo bicyatumye ibintu bitaba abantu batakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, babimenye bamenye ati genda umukristo zizahora ndiwe mu bihe byose ngeze kugupfa. Ngaze cyane arabyitegereza, abona amagufwa yose n'agashingwe n'akavungutse n'akazize gute kakamenya ko kagenda kakiyomika. Ngagiye kubona amagufwa arateranye, ariko nta mubiri n'inyama n'imitsi byari biriho. Kaje kubireba aho biryaneho, ngabona imitsi itangiye kwirandaho, abona inyama zitangiye kumeraho, abona byoroshwe uruhu. Ese cyaratangara cyane, avuga ati rero hanurira umuyaga, hanurira n'umuyaga uzi. Ngarahanura, hanuye ngo umuyaga uturuka mu birere bine, uraza winjira muri ya mirambo, irahaguruka ngo ihagarara ku maguru yayo. Yisomye ikomeje gusoma ariko akubwira ngo yiremamo inteko ndetse nyinshi. Noneho rero dusomye ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ko bwanditswe na Yohana, ikiganiro Yesu yagiranye n'umugore w'umusamariyakazi wari umumaraya. Ngo Yesu arabari bagenze n'amaguru barananirwa, abigishwa bajya gushaka ibyo kurya mu midugudu aho abantu batuye nyine bashobora kujya kugura ibyo kurya. Yesu nawe ngageze ku iriba ngapfa kwicara, ngo yicaye mu masaha sita niko biri tubwira, ngabona umugore arahuranije wenyine n'ikibindi, amanutse yirukanka, araje amugezeho aradashye amazi. Ngamwe ati wampaye amazi yo kunywa. Ngaba Yuda rero banenaga abasamariya cyane. Umugore avuga ati ibi ni biki, simbona uri umuyuda wowe? Undi ati none se niki gituma unsaba amazi kubizi mutunena? Ubu bitekereje ute kunsaba amazi? Yesu aramubwira ati iyo wari uzi gusabya amazi uri we rero nawe umusabye amazi, kaguha amazi y'ubugingo, kuko aya mazi uri kuvoma ejo uzagaruka n'ejo bundi, ariko giye amazi ntanga. Haleluya. Uyanyoye ntiyongera kugira inyota ukundi. Mumbabare tugendane mu byumve neza. Hari impamvu ubundi abantu bagira inyota, nuko aba bataranyoye ku mazi Yesu yabahaye. Nukuri niyo mpamvu abantu baba ari abakristo ariko ukabona bafite inyota y'ibindi bintu, kandi ibyo bintu bafite inyota Bibiliya ijambo ry'Imana ritabyemera ko umuntu w'Imana agomba kubigira. Ariko abona bagize iyo nyota, nuko uyu muntu nubwo asenga, nubwo afite urusengero, nubwo ruzwi cyane n'abahanga bamwigisha bafite amateoloji muri amalisansi muri teoloji n'ibindi byinshi abantu bashobora kuvuga bakumva uri umuhanga cyane, ariko ajya kubona ntabwo uyu muntu yashize inyota. Umugore avuga ati uyu mugabo yampa amazi sinzongere kugaruka kuvoma hano. Ngo yari umumaraya yakunda gutwara abagabo b'abandi bagore, n'uwo ngo hari asanga yaba ari umugore ntekereza ko atari kuza kuvoma. Aho batura umugore ntegiye harashobora kuba ari we natwariye umugabo kanye, nuko ngo yasanze ari umusore, sanga ni Yesu hicaye, aramubwira ati ayo mazi se wayampaye nkanywaho?
Abati ko naba nduhutse kuza saa sita nihisha abagore natwariye abagabo nabigenza nti. Arambwira ati ayo mazi ariko yaguha genda uzana umugabo wawe muzane mbaha amazi. Kondisiyo y'amazi no kuzana umugabo wawe. Arambwira ati ariko nta mugabo ngira. Okay, mu bintu byose twavuganye ibyo by'ubwije ukuri. Ari abantu bajya imbere y'Imana bakavuga ibinyoma. Kaza ku muntu aravuga ibintu bitamoma. Ati byo cy'ubwije ukuri. Wari ufite abagabo 5. N'uwo mwararanyira ijoro ntabwo ari uwawe. Aravuga ati ushobora kuba uri umuhanuzi. Aravuga ati yewe we basogokuruza bajyaga banywa amazi yo kuri ririba bakanateranira ahangaha, ariko uyu munsi abantu bakajya bavuga ngo badateraniye Yerusalemu ntabwo bakwemerwa. Yesu aravuga ati wa mugore w'ibyo wabiretse, reka kuzana amagambo menshi. Yakuzana amagambo menshi yo kuvuga aho usengera. Reka kuzana amagambo menshi yo kuvuga ibyo ukora mu rusengero. Reka kuzana amagambo menshi yo kuvuga ibyo witwa. Ahubwo dore icyo ukwiriye kumenya. Haleluya. Aragenda ukwiriye kumenya ntabwo ibisura birahatisha ngo banywaga kuri aya mazi ngo ubundi ngo banasokuruza basengeraga ahangaha n'abandi bakajya muri Yerusalemu niho gusengerwa kubera ko tutajya gusengera Yerusalemu bakumva baratupinze. None si umuhanuzi kaje hano iwacu Samariya ahantu abayuda banena kandi ari umuyuda. Aravuga ati biceceke byihorera ibyo ngibyo. Ibyo si byo byangombwa. Cyangombwa ni kimwe. Aravuga ati rero wa mugore we nyizera. Haleluya. Nubwo uri umusambanyi ufite abagabo 6 bari 5 wararanye ijoro wa 6 ariko nyizera. Nyizera. Wanyizera kuko igihe kiraje kizaza. Ndetse cyasohoye kugira ngo abantu ntibazongere gusengera kuri uyu musozi wowe utangiye kuburanira yuko abantu abayuda babapinga kandi hano basokuruza ariho basengeraga. Ibyo binyuze mu mukato igihe kije ndetse gisohoye ubwo abantu batazongera gusengera kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ahubwo bagiye gusengera mu rusengero rumwe ngiye kukubwira. Urusengero rwitwa mu mwuka no mukuri. Aravuga ngo kuko data uwo musenga bene abo nibashaka ko bamusenga. Haleluya. Ariko murabyumva igihe kiraje kiranasohoye uburyo hari igihe utashobora kuzirata ngo ugende umuriro wa Pentecote ngo dufite urusengero rwiza. Ndavuga ati ariko genda n'umwadeperi iwacu muri Katolike murabizi ko ari kiziye mwitunganye Katolike ikomoka ku ntumwa. Reka da. Yesu avuga ati ibyo bintu igihe kiraje ngo binyuzwamo umukato, ahubwo abasenga data bagira urusengero rwitwa umwuka n'ukuri. Bene abo nibo data ashaka ko bamusenga. Twasomye mu byahishuwe baratubwiye ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ngahabwa gutwara amoko yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amahanga byose. Noneho uyu Yohani wari mu byerekwa ngabona abantu bose iyo nyamaswa bazayiramya, abo mu moko yose, abo mu mahanga yose, abo mu moko yose, abo mu ndimi zose, ngo no mu madini yose bazayiramya. Yewe we aravuga ati ibiko bikomeye ninde se ubu ngubu warokoka ko bagiye kuramya inyamaswa yahawe gutuka Imana igatuka n'abo mu ijuru
ikarwanya abera ikabanesha. None abantu bose bagiye kwiramya, abantu bose bararimbutse, abantu bose bayiherereyeho. Aravuga ati ngiye kukubwira utazayiramya. Haleluya. Nanjye noje kukubwira ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe kuva isi yaremwa, ngo umuntu wese izina rye ritanditswe muri icyo gitabo azayiramya. Yaba apotre, yaba papa, yaba monsenyeri, yaba bishop, yaba umushumba mukuru, niba izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nta kintu wakora ngo uzareke kuyiramya. Uzayiramya ibyo bakwihimbaza byose, ibyo bakwita byose, ibyo watunga byose. Iyi nyamaswa yatutse Imana, iyi nyamaswa yatutse abera bo mu ijuru igatuka ijuru. Abo mu isi bose, amoko yose, amahanga yose, indimi zose, amadini yose azayiramya. Utazayiramya ni umuntu izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Ndashitse gutuga uwo ni utazayiramya wenyine, uwo ni utazayiramya gusa wanditse mu gitabo. Mbese izina ryawe ryanditse mu gitabo? Hoziyana yarabiririmbye ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo, ngo mwami Yesu ndifuza ko wabimpishurira. Mbese iri ni ijuru ryari ryasuye Yohana riri kumubwira iby'iyi minsi tugezemo. Inyamaswa ntabwo ari ingwe, inyamaswa ntabwo ari intare, ntabwo ari imbogo, nta nubwo ari n'inzovu. Inyamaswa ni ubutegetsi. Ubutegetsi, ubwami bwo mu isi bw'abantu bayoboye isi, abantu bose ubwo bwami n'ubwo butuka Imana, ngo buzaba butwaye imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. N'abo mu isi bose bazabukurikira, bazaburamya, bazavuga, bizaba nka kwa kundi mwari batatubwiye ngo mu kibaya bose barubaraye hasigara abagabo batatu. Ngicyo gihe rero n'ubundi bazayikurikira, ubwo butegetsi bazabukurikira, ubwo butegetsi bazaburamya, ubwo butegetsi bazabuhimbaza. Ngo ntawe ufite ubushobozi n'umwe, nta muntu n'umwe ufite ubwo bushobozi bwo kugandira ubwo butegetsi. Nawe uhari, abo umuzungu, abo umwirabura, abo umuhinde, abo umushinwa, nashaka we Koreya ya ruguru ifite imitwaro ihora yirata, azaburamya. Ngo umuntu wenyine, uwo muntu utazi gusoma no kwandika akaba yanditse mu gitabo cy'ubugingo, uwo muntu utazi gusoma no kwandika ariko izina rye. Haleluya. Hari igihe umwami Yesu yamuhaye ubugingo, ajya mu gitabo arambura paji yandikamo specials, aravuga ati muhaye ubugingo. Uwo ashaka batazi gusoma no kwandika yandikamo Matayo, ashake ukajya Imana usekubwire guki, uwo ntazayiramya, ntabwo bishoboka. Ari muri assurance. Haleluya. Afite assurance, ntazayiramya. Aba bahungu mwene data arimo tuganiriza, umwami yibazaga ati abanyagano baje nkabakura mu bandi, nkabazamura, nkabaha igihugu, buri wese nkamuha igihugu cye mu bihugu 120 bingahe, uko ari batatu.
ubu basuzugura koko narabazamuye. Iyo umuntu yatse mu gitabo cy'ubugingo ntacyo arebaho. Haleluya. Umuntu yatse mu gitabo cy'ubugingo ega kwandikwa mu gitabo ntabwo biterwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ni igikorwa ijuru rikorana nawe muri babiri mwenyine. Ijuru rigakorana nawe icyo gikorwa neza. Ugenda mu rugo iwawe ubana n'umugore wawe cyangwa ubana n'umugabo wawe, ubana n'ababyeyi, ijuru rikazana umuyoboro uturutse mu ijuru rigakorana icyo gikorwa n'umwana wawe mu bandi icumi ufite. Wale ko ijuru rikabaruka rikamuha ubugingo, rikanambura mu gitabo cy'ubugingo mu irangamimerere y'ijuru, mu bwenegihugu bw'ijuru bakaguha ubwenegihugu bakandikamo izina ryawe bagafunga. Ijuru kongera rigategereza. Erega no gutegereza. Ijuru kongera rigategereza mu isi yose. Undi usanga mu bitandukanye nakuga kwandika mu gitabo cy'ubugingo. Hahamagawe benshi, hariko hazatoranywa bake. Ibi bintu ukwiriye we wenyine ukwirwanaho, wowe wenyine kwirwanaho. Inyamaswa ngizatitizisi, arafite amato mu nyanja, arafite indege mu kirere, arafite inganda zabyo, abatunzi n'abakire n'abakungujumba n'abandi bose abahanga bafite amadigiri n'abadigiri bazayijya inyuma bayiramye. Abambaye imyenda igaragaza ko bayoboye amadini bazayiramya. Abafite imisaraba ku ikoti bazayiramya. Ibyo ntibizakanga iyo nyamaswa. Abashyiraho ingoro mu ijosi bazayiramya. Ushaka uburi mushumba mukuru, ushaka uburi wa kiliziya, ushaka uburi w'urusengero, ushaka uburi wa caci runaka, ibyo ntacyo bizakanga iyo nyamaswa. Uzayikubita imbere uzayiramya. Ariko hari umuntu utazayiramya, umuntu ufite ubwenegihugu bubiri. Haleluya. Ubwenegihugu bubiri. Hari igihe ibintu byo mubimenya, ntabwo ibintu ari ibintu by'amagambo tuba twivugira gutyo. Abapasiteri ngo bakunda kwigisha ngo babigisha ngo bagira amagambo. Reka da, ntabwo tugira amagambo. Ni ibintu byiza bisobanuye, ntabwo ari n'amayobera matagatifu. Ni ibintu bisobanutse umwuka wera yasobanuye. Nubwo ntabwo ari ibintu by'amayobera matagatifu, ni ibintu bisobanutse. Kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ukagendana ubwenegihugu, ufite irangamuntu yuko ndi umunyarwanda. Nkaba nanditse no mu irangamimerere, mu bitabo by'irangamimerere y'abanyarwanda. Na data na mama babizi, bajya muri computer bagakirika Majyambere Joseph akaza, bashaka n'abana nabyaye bakahita baza birwanka. Na data na mama n'ibintu byose bikaza bikiyo imbere. Ati ni Majyambere Joseph ariko mu ijuru naho. Haleluya. Ni bati tureba abaturage bacu mu isi. Erega mwabarokore mwe, mukirisitu kijwe wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ntukwiriye no kubabayika rwose. Ntukwiriye no kurarushinza amavi ugaramye wibaza uko bizagenda. Ibyo si ibyawe, nyiri urugendo yaruteguye kera. Haleluya. Uyu muturage w'igihugu cy'ijuru n'abatari bahari n'abatari bakuze icyo gihe ko ikoranabuhanga ryabyoroheje, ntabwo mwabonye Abisiraheli ukuntu baje gutora abantu babo muri Uganda? Mwabonye operasiyo bakoze ku bantu n'abandi, abantu kuvogera ibihugu bagacika za radare, bakaza bakagwa hariya Entebbe bagakuramo abantu babo bakabatwara bakaburiza indege bakagenda. Ko ari abantu babikoze, se wibaza abamarayika bazakorera icyo abantu batuye mu isi igihugu cyo mu ijuru? Haleluya. Mutekereza mute n'iki gituma muhora muhangayitse? Muhangayikishwa ni iki? Niki bahangayikisha? Niba wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, uhangayikishijwe n'iki? Niba abana b'abantu bashobora gukora ibyo bintu, bagafata abantu bacu, turajya kubatora, ikiguzi cyose
nahagarika abantu bacu turabazana. Mutekereza abamarayika badapfa utarasta isasu ngo bapfe? Haleluya. Utekereza ute abaturage banditse mu irangamimerere y'ijuru, banditswe mu gitabo cy'umwana w'intama w'Imana watambwe kuva isi yaremwa, agahindukiza impapuro akavuga ati nanditsemo Yohana, muhaye ubugingo. Murumva bacecetse? Niyo mpamvu Yohana yabwiwe ngo bose bazayiramya, bose bazayiramya. Uririmbe neza uzayiramya, wigisha neza uzayiramya niba utatse mu gitabo cy'ubugingo. Ugira amatitire abahanagura abagutwaza ibitabo, abamasikoti, uzayiramya wanze ukunze, kuko asirase yo gutuma utagiramya ni ukuba wanditse mu gitabo cy'ubugingo gusa. Haleluya. Ibyo nibyo musabira. Ibyo nibyo gusabira, kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ukacyandikwa izina ryawe rikandikwamo, ukagenda uri umuturage w'igihugu cy'ijuru uri mu isi. Ese wabwirwa ute? Niki kikwereka ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo? Wavuga ati pasiteri ko senga, pasiteri ko ndi umudiyakoni, nkubura ku rusengero, nigisha mwari ibintu byose, n'umushumba wanjye kabizi rwose ko ndi intangarugero ku rusengero. Ibyo bivuze siki? Icyama umushumba mukuru bita Kristo akaba ari ukuzi yaranditsemo. Nako umushumba wakuzi utanze mu gitabo cy'ubugingo, wowe nawe uzamuherekeza mugiye kwiramya. Wewe nawe muzajyana. Ibyo ntacyo bivuze. Muzajyana. Iyi ni inyamaswa, ni ubutegetsi bwarwanije Imana, urwanya Imana, buzarwanya Imana, ku buryo abantu bose bazabutangarira, bazavuga bati ni gute se, ninde wabuhangara? Abantu bose batitire nibajya bagera ku muntu, umukecuru wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, bambwiye bati ntiwayiramya sato ya ndewe ntago nayiramya, nanditswe. Hari imiyoboro iva mu ijuru igenda, hari imirasire. Haleluya. Hari imirasire imena ikirere ikagendana. Haleluya. Ikagendana n'abantu b'Imana baba mu isi. Stefano yabyerekanye igihe yari amaze gutsinda insengero 5. Abantu bo mu nsengero 5 baraje baramugota, baramubwira bati kuki mukurikira umwana wa Yosefu na Mariya mukamwita Kristo wahanuwe na ba Yesaya na ba Zakariya? mubihere ko mwayobye. Stefano garabigisha aheriya mu itangiriro, abazana abageza ku munsi wo kubamba Kristo, abibere ku buryo batagonda ijosi, uburyo aribo barwanya ukuri, barwanya umwuka w'Imana. Ngo ijuru, haleluya, ijuru ngo rihita ripasuka, ngo bakuraho imiryango, imirasire y'ijuru iramanuka ikubita kuri Stefano mu maso, ngo bamwitegerere batabaye nka marayika. Noneho haleluya, mbati nahabaye nka marayika, ngo baramugwira, aravuga ati mbonye Imana yicaye, mbonye n'umwana wayo yundi kubabwira ahagaze iburyo bwayo. Ngo baramugwira ikigamije, bakubita amabuye baramwica, ngo imyishori y'amaraso n'ibibuye biri kumugwa ku mutwe n'ahandi. Ngo yarapfukamya avuga ngo mwami akira umwuka wanjye, kandi aba bantu bababarire kuko ntago bazi ibyo bari gukora. Uwavutse ubwa kabiri nuko, iyo utavutse ubwa kabiri kandi usenga, bagutera amabuye, buretse muzabona Imana asenga, buretse nuko ubuvuga buretse ntimubibanye mwese, umutima wawe urimo urashaka kwihorera, aho ukabinyuza ngo by'ukuntu usenga. buretse zabereka, buretse Imana nkorera, ntago mushobora kumubwira ngo Imana ikubabarire kuko igituma uri gukora ibyo ngibyo nuko utazi Imana. Buriya nawe uzi Imana nkanjye ibi ntiwabikora. Ahubwo iteka njya mbona abantu twajya twabona hakurya mu gashyamba abatogoza amabuye, akayitogoza atabana
abanzi banjye ntabwo abanzi bawe ubundi ugira abanzi uri umukristo? Hari umukristo ugira abanzi ubundi? Yesu yaratubwiye ngo mutegetswe kubakunda, ntabwo mutegetswe kubatogoza amabuye no gufata inkoni mu mashyamba bagenda bakunda ngo barakubita abanzi babo ngo n'ibibazo byabo. Ukareba abantu ukabona aba ni babandi mukristo yabonye igihanda cyamenye amaso bahora mu bituro bagenda batsitara mu bituro. Iryo sengesho warisenga, iryo risengwa n'umuntu wanditswe. Yesu yagiye mu ijuru agiye kubabwira ngo ngiye kwa data, ari we nde? Ari we so. Aba ni abanditse mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ku mana yanjye ariyo mana yanyu. Bamba abantu bavuga ubwa kabiri twese abisi ni barumuna ba Yesu, ni bashiki ba Yesu, nta tandukaniro. Bibiliya ivuga ngo yabaye imfura mu kuzuka ngo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi, abe imfura muri bene se benshi, abe ari we mutwe wabo. Ariko tuvuge, tekereza kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ubu rero umuririmbyi yaririmbye ngo abera bose aho bari ngo ntibazamura amabendera, ngo icyubahiro kibe cy'Imana. Abo ni abera aho bari, abera bose aho bari, habe mu Bushinwa, habe mu Burusiya, habe mu Rwanda, habe Nyabugogo, habe Iburasirazuba, abera bose aho bari. Haleluya. Ibi bintu biraryoshye nubwo kubipratika biba bigoye, ariko iyo wavutse ubwa kabiri wanditse mu gitabo cy'Imana uri umwana w'Imana ntago bigora, ntago wirirwa uhabadika uko ari. Yesu yavuze ngo aba bantu banditse mu gitabo cy'ubugingo niba bakurubana mu nkiko ntimuzashake ibyo mwireguza. Umwuka wa so ari kumwe namwe azatsinda abo bantu. Si mpamvu twavuga ngo ntiwirirwe ushinga inkokora n'amavi ngo muribaza ngo bizagenda bite. Bizagenda bite? Tekereza kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo gusa byonyine tu. Niba uhari birikora. Umuntu ufite ubutware, ufite imbunda ashobora kuvuga ati genza gutya mu byo gusuzugura Imana, umusubiza ntani utazi niba ari nawe umusubije. Umwuka wasasubiriza muri wowe. Murabizi rwose muri mwe bwari baba abasirikare harimo na wenda n'abakiribo, ariko ntabwo imbunda murabizi iratinyitse, ariko yerekeza amaboko bakazamura bagatudoza. Ariko umuntu wavutse ubwa kabiri umwana w'Imana wanditse mu gitabo cy'ubugingo uyimwerekeza ko ngo utituka Imana cyangwa ko icyo gutuka Imana usubiza uko Saduraka na Meshaki na Abedinego bavuga bati dorera kongera kuvuta buburana amasambu. Naraje kubagerageza ntabwo mwarimu yabisobanuye neza, ntabwo bakoramo. Yavuze ngo nibongere bavuze amabubura niyo Mana iri bubakize. Aba tuvuze ku Mana yacu ibyo kuvuza amabubura n'amasambu byihorere, nta mpamvu yo kugusubiza iryo jambo wayavuza utayavuza. Imana yacu ibasha kudukiza. Ntitwitekereze ko turi bushobora gupfukamira icyo gishushanyo wenda ngo ugerageze wongere kutugerageza. Ntabwo ibyo bishoboka. Uwa muntu ubumana buzamuka mu birenge bugatwarana bugahitana umutima n'ubwonko ukajya ahandi hantu ugasubiza utitaye ku biri gukurikiraho bwa nyuma. Iyo wanditse mu gitabo cy'ubugingo, ese ni iki kibwira umuntu kwanditse mu gitabo cy'ubugingo? Ese ubwo abantu bazajya kuba mu gitabo cy'ubugingo gute? Ngiye kuvunagura ni byinshi, kureka mvunagure nkubwira igituma uzamenya ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Niba utaracyandikamo, utavuze iminsi imaze mu rusengero, ariko utaravuze n'ibihe n'ibyo bakwita, ahubwo wowe ucungane niba ijuru ryaragukoreye icyo gikorwa. Kuko Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira ibice 11 mu murongo wa 25, aravuga ngo reka mbamenere ibanga.
isi bose, ngo kugeza ubwo umubare w'abanyamahanga batwebwe n'abandi batari abisirayeli uzandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ukinjira mu itorero bikagera ku mubare ushyitse, Imana igakorotira igitabo cyayo ikakibumba, yarangiza agakiza kagasubiza mu Bisirayeli iwabo. Uyu munsi igitongwe imirongo yo mu gitabo cy'ubugingo yo kwandikamo abanyamahanga iracyahari. Umunyamahanga wese wakifuza Imana, yaba umunyarwanda, yaba umushinwa, yaba umurusiya, yaba uwo ari we wese, yaba umunyafurika, uwo ari we wese washaka kubaha Imana, washaka kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, washaka kureka ibyaha no kubyarwa n'amazi n'umwuka, uyu munsi imirongo iracyahari mu gitabo cy'irangamana kigomba kwandikamo kwa mwana w'ubugingo buhoraho. Tuvugana impamvu zituma nibyo koko uba insengero nubwo zanafunzwe nizimaze gufungurwa ntabwo ari nkeya, abantu babasenga. Nawe numvise abagiye gutegereza Yesu Iburasirazuba ni inshuro ya kabiri. Hari n'ubundi bigeze kujya muri 80 na kangahe bajya ku Rusumo, bari bayobowe n'umugabo bita Munonoka wigeze guteza akavuyo muri ADPR, yigeze kubaherekeza bajya gutegereza Yesu ku Rusumo. N'ubu numvise ngabadive ku Kibuye bagiye kumutegereza, ngo baragiye muri iyi minsi, baragiye bataye abagore, bataye abana. Hari uwo barimo bavuga wataye umwana w'kwezi umwaka n'igice, abwira umugabo ati "Sega umwana wawe ngiye kureba Imana." Buriya rero reka mbabwire baruko iri jambo ryo kubabwira mu ryumve. Yesu agiye kuza mu isi habanje abagabo babiri, habanza uwo bita Yuda, habanza na Teuda. Bayobya abantu barabakurikira rwose, ngo umwe yafite nk'abantu 400 abatambyi bakabica, bamara kubica abantu bayobeje bose bagatatana, bikarangira ibya Teuda. Hakaduka Yuda nabikora atyo, naye baramwica n'abantu be baratatana. Yesu aje, buri wese akanga gusanga Yesu akavuga ati tutamera nk'abo kwa Teuda, tutamera nk'abo kwa itega. Satani akunda kubanza gukora ikinyoma gisa n'ikimana izakora, kugira ngo n'ikimana kirasohora bakitire cya kintu Satani yakoze ntikiri cyo kimara. Ibyo byabyo twarabibonye twebwe igihe twasyaga tuva muri ADPR turi kurwanya ibintu by'agakombi. Yesu aravuga ngo mwakire igikombe musangire mwese, bazana ibintu by'agakombi buri mwese ngazajya mara kugakombe ke. Tusohotse tugiye twanga ibi ntabwo twabishobora, nabo kandi baratwirukana iyo batanatwemerera. Iyo batatwirukana twagombaga kwigumiramo tukajya tunywesha igikombe. Igihe nari pasiteri nagombaga kujya ntanga igikombe kuba kinywesha, abanywesha udukombe nabo bakanywesha. N'ubundi gihe navuze ngo tuzagabana, ngiye nzajya ntanga igaburo kuwa gatandatu, abanywesha agakombe bajya batanga ku cyumweru. Nibwo nibwiraga mu mutima, ariko Imana yari yarangije kuvuga ngo ifunga ibintu byawe ugende. Ngiye ntabwo nahise yonja, nari meze nk'umuntu ugiye mu butayu uzerera, ariko nari nkurikiye Imana. Haleluya. Buriya ijwi ry'Imana ni ryiza cyane, ariko ushobora buhaza mutazi kuba pasiteri muri ADPR ukuntu ari ibintu bikaze. Cyane tuba pasiteri bakagusengera, uza amakamera yari hari iremera basengera. Uzi ba koroneri bankora mu ntoki bambwira bati inshingano urahire zirakomeye, uzakomera umugabo ntizihangana azagerageza. Niki cyatumye abantu batakorwa ku maso, n'abakozwe ku maso bakagira ubwoba, baravuga tutazamena nk'ukuntu twagiye igihogwe. Satani yabaje gusohora abana bajyana igihogwe. Abajyanye igihogwe bamaraho iminsi runaka, barangije wenda waba urimo nawe waragiyeyo, kandi n'ubuhanuzi bwajemo basangayo murabuzi ukuntu yarangije bahita bagaruka. Urumva kugenda ukajya usohoka ku musozi ukagaruka mu rusengero usangamo abandi bayobozi barufashe, urumva ibyo aribyo byose uzanura umwaro. Sura umwaro se kera uzanura umwaro, twongere tugende ejo bundi twongere tugaruke. Ariko icyo Satani yari yakoze cyane kwari kugira ngo azitire ibi.
kugira ngo umuntu wese azibwira ati tutamera nk'igihugu, tutamera nk'igihugu. Yada birane Teuda na Yuda byari byatangiye. Yesu yaragiye kuza kujyana abantu be. Mubwire igituma umenya kutanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ngiye guhera hirya muri hangana nihute ntimurambirwe, ariko ngiye kwihuta ntabwo ntinda. Dore icyo bishaka kuvuga ni iki. Ubundi Yesu yaje mu isi, ngiye kubigisha igice noneho. Banumva nagusobanurira ibintu ukabyumva. Yesu ntabwo mubizi ko Yesu yaje gutanga agakiza. Yesu yaje gutanga agakiza. Yesu cyamuzanye n'iki? Imana yaremye Adamu na Eva, irabarema ibashyira mu Edeni. Imaze kubashyira mu Edeni irababwira ngo ibi byose muzarye, ariko iki n'iki ntimuzakoreho. Ku bukeye Satani araza aganiriza Eva, aravuga ati harya ngo ibiti byose nimwemererwa kubirya, nimurababwira ibyo muzi niyo mpamvu twihuta. Aravuga ati oya turabyemererwa, ahubwo kiriya nicyo tutemererwa cyo mu ngo bya hagati. Mwabize muzaba iki nimukiriye? Aravuga ngo yavuze ko no gupfa tuzafate mupfa. Ati yabaye ari kubashuka sishaka ko mutamera nkayo. Ngo umugabo yabananiye urubuto rwiza arasimbuka ararucekera aramize, ahaye umugabo arariye nawe ibintu biraba bibana bibi. Satani ubwami imbaraga Adamu na Eva Imana yari yabahaye zo gutegeka ibintu arazibambura. Batangira guhunga intare, batangira guhunga inzoka, batangira guhunga ibisiramire, ubundi yarabitegeka byose ku murongo bikagenda. Bariruka barahunga, Imana bakora muri data mu mugendo byo guhinga ubutaka. Yewe abantu birapfa, ibibabi bitangira guhunguka. Ubundi nta kibabi cyahungukaga, ni urupfu. Buri ikibabi kuma kigahunguka, igikoma cy'insina kuma kigahunguka, ni urupfu nacyo. Babona ibibabi bitangira guhunguka, abona amakoma y'insina atangiye kugwa. Adamu abona ibintu mu kanya gatoya, Kayini bakubisa Abeli umuhini. Ibi byose barabibona, ibintu birababana, ibibazo n'ibibazo. Satani arabasiribanga bagira uko ashaka. Mu ijuru haba inama. Umwana w'intama w'Imana aremera, abwira ati ngiye ndamanuka nambara umubiri. Hari condition zo kuvuga uko bigomba kugenda. Ninde ujya kuducungurira abantu? Bariya Satani yamanutse tumuciye hano mu ijuru akajya kwasiribanga. Ninde wamusangayo? Abamarika bareba hirya, ibizima hirya, abasarafi n'abakerubi bareba hirya. Umwana w'intama w'Imana arahaguruka gatera intambwe asanga se, ajya kwakira igitabo cyari mu kuboko kwicaye kuri ya ntebe. Byavugaga iki? Kuza akabyarwa n'umugore yari Imana, akawunka amashereka, akarya, akambara, akaruha, akaba umuntu. Yarangiza agakiranukira Imana 100%. Yarangiza kwikiranukira 100%, bakamwica urupfu rw'umuntu wasuzuguye Imana 100%. Muri babandi basuzuguye Imana, umwuka yarajya musanga yamwibutsa ko Yesu yasaba imbabazi Imana, amaraso ya Yesu akamwezaho bya byaha, uwo akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko ni Yesu rero aje aza ari umuntu. Igihe kimwe amaze kubatizwa, ubwo ntabwo babwira ukuntu Herode yagiye kubwica, bakamuhungisha, bakagira ngo yaramwishe. Uwo munsi wo kubatizwa kwe ijuru riramwerekana bwa kabiri, aravuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Satani aravuga ati wa muntu aracyariho, wa wundi aracyariho. Nari ko namwiciye muri babana b'i Yerusalemu bakibihanga, kuba aracyariho. Umwuka wera aramanuka amutindaho, ahita amujyana mu butayu, amara iminsi 40 asenga, atarya atanywa mu butayu yo kure y'abantu. Ntabwo ari hirya mu gashyamba mwita mu butayu, warari inyuma y'urugo ukavuga ngo ni mu butayu. Oya, ni ubutayu bw'umusenyi budatuyemo umuntu, butagiramo igiti. Amara iyo minsi 40, kandi muri ya minsi 40, ku munsi wa mbere w'iminsi 40, ijuru ryari ryamuhishuye, ijuru ryari ryamuvuze, ijuru ryari ryamwerekanye ngo uyu mwana wanjye nkunda. Satani aravuga ati urugamba ruratangiye. Yesu ngamaze kumara iminsi 40 atarya, arasonza. Satani aramwegera, uri umuntu nawe? Adamu na Eva nabashutse ari abantu, icyo nabashukishije ni ibyo kurya, nawe urashonje, ngiye kugushukisha ibyo kurya. Aravuga ati ko mbona ushonje umaze iminsi 40 utarya, kandi ukaba uri kure y'amago y'abantu, uzagera ute? Ejo bundi iminsi baziriza iminsi numvise uri umwana w'Imana, none fata aya mabuye uyahinduramo imitsima urye. Yumvaga agiye kumushukisha cyashukishije Adamu. Aravuga ngo ariko handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa,
haleluya. Ahubwo ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Imana riramutunga. Ngahita amuvanaho amujyana ku musozi muremure, amwereka ubwami n'ubutunzi n'icyubahiro. Arambwira ati biriya narabigabanye. Yabigabanye ryari? Yabigabanye wa munsi yashukaga Adamu na Eva. Narabigabanye mbigabira uwo nshaka iyo apfukamye akandamya. Yesu arambwira ati ariko handitswe ngo ujye uramya Uwiteka Imana yawe, uba ariyikorera yonyine gusa. Bari mu rugamba rwatangiye, Satani arimo aribwira ko akwiye kumunesha, nawe akamushukisha ibyo yashukishije Adamu ko nawe ari umunyamubiri. Aravuga ati paka aravuga ati ndumva uri umunyamwuka, ngamujyana ku gasongero k'i Yerusalemu. Aravuga ati ntuzi ko muri Zaburi ya 90 handitse ngo izagutegekera abamarayika bakuramire, udakubita ibirenge byawe ku ibuye, simbuka abantu bamenye ko ari wowe se. Aravuga ngo yahanditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Aravuga ngo nguteze ikindi gihe. Yesu aravuga ati icyo gihe unteze nicyo nshaka, ni igihe cyo kumusaraba, ni igihe nshaka uburyo nzava mu mubiri nkagusanga ikuzimu, nkakwambura imfunguzo, nkakingurira abera nkabatahana. Haleluya. Icyo nicyo nshaka, icyo nicyo nshaka. Uwo munsi unteze niwo nshaka, niwo wanzanye. Yesu Isa arayinesha umusore w'imyaka 33. Umusore wari ukeneye gushaka, umusore wari ukeneye kuba afite inzu, umusore wari ukeneye kugira imizabibu n'imitini, umusore wari ukeneye kuba yagira ifarashi n'indogobe n'ingamiya n'inka. Ngo Yesu imyaka 33 ayimara atyo, ndetse abo mu kigero cye bagashaka bakamukubita invitation. Ibyo turabizi twese, atashe ubukwe bw'Ikana bamukubita invitation bati zaze agiye n'abigishwa be. Ni ibintu bisabeje, ibintu by'Imana iteka ibirebe ubona bisuzuguritse. Iyo birebeye mu mubiri ubona ari ibintu bisuzuguritse. Abantu babashaka ibintu byo hejuru, babona Yesu aradutse n'abigishwa be. Nirijana bati ndamugo kwa Yosefu wadindagiye ngo birago ni umwami, ngo zirago burani ingabo 12. Byari ibintu ntabwo babimenye. Niba kwari kumwemeraho, niba rwari bene wabo, niba rwari urukundo bene ntacyo bivugaho, ariko ngo baramutumiye wajyayo. Ngagezeyo inzoga zirabashiranye ngo nyina mujyana ku ruhande nabwo aterega hano nubwo bimeze uko nguko byabacanze. Umukwe mukuru ntaravuga ijambo kandi inzoga zabashiranye. Naravuga ati mubyeyi sibyo tubigendanye duteka igihe cyanjye kitaragera. Ariko aravuga ati itegeko nashyizeho jewe Yesu ndi mu ijuru, naravuze ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka gusezeranya, ntabwo ari jye waryica. Ngaravuga ati tumaze rero yaramurebye mu maso aravuga ati uyu mwana ntabwo ari bubireke tu. Naravuga ati cyangwa tegeka mu gikori, yani baze batamuzi nyine bavuga ati ro kwa Yosefu. Naho Mariya we yarabizi ko marayika yamuga ati imbaraga z'Uwiteka zagukingiriza, uzabyara za umwana wisumba byose. Araje agenda aravuga ati mwe ngo hari intango ibibindi tuari byo dukoresha ngo bibamo amazi. Ntabwo mujya mubona Abayisilamu iyo umuntu aje mu bantu benshi cyangwa agiye gusari uburyo bakora mu mazi bakanza bakishyira mu matwi n'ahandi, urya n'umuhango w'Abayuda. Nabone kuba baje mu bukwe hari intango, buri wese agomba gukora amazi akiyeza akabona kwinjira mu mukwe. Urabona natwe byatugezeho, unyura hari ugakaraba. Israel agatsirwa no Uwiteka Imana. Ibyo rero biragiye baraza gasanga amazi yose bagiye bayakora haracagase. Abwira abavomyi ati mujye kuvoma amazi mu gishanga hepfo, muzane mguzuza intango. Baruzuza basubirayo niba haragiye benshi bakazira rimwe, niba haragiye basubirayo ntumbaze, ngo baravomye gusa kandi aho nta rubine yari bagomba kujya mu gishanga kujya kuzana aya mazi. Baraza barayuzuza amazi amaze gusendera, ahubwo ngone mu yadahise muyashyira umusango mukuru. Abantu rero abantu inzoga zananiye kureka bavuga ngo Yesu se ko yakoze inzoga, n'indogo ko Yesu yakoze inzoga, hari umusemburo yashyizemo. Yesu ahindura imihogo, wanywa amazi ugasanga aryoshye ku rusisi. Haleluya. Ntabwo Yesu se ndakubwiye ngo yaje guhindura ibintu, Yesu yaje guhindura abantu, noneho twebwe tugahindura ibintu. Ntabwo Yesu yaje guhindura ibintu, mujye mubimenya neza. Yesu yaje guhindura. Yewe ntabwo wambwira ngo inka yanjye ngo yacitse ngo none ngo wayisengeye pasiteri cyangwa njye sanzwe no kwisengera nakumira. Inka se barisengera ubundi bahasengera ikintu gifite ubugingo.
haleluya. Murabyumva neza? Nasengera ntagorama kugira ngo inka ye ibyare neza abana be babone amata. Ariko nagura sengera hari n'abasengera imirima n'abasengera ipusi. Yesu yaje guhindura abantu, yamara guhindura abantu bakajya guhindura ibintu. Fata amazi barayadaha. Niki cyatumye uhagarariye reception, wowe wari wo kuri iyi reception, bakavoma amazi ureba, bakubwira ngo daha ya mazi wajyane mu gisharagati mu itente uhereze mu banyacyubahiro. Ariko bumviye Mariya ko yavuze ngo icyo ababwira cyose mugikore. Abati muyadahe, uzasubira kwava muyadahe. Barayadahada, barajyanye ngo bahereze umusango mukuru, ngo yarasogonge. Imana yanjye we, abati ko zari zashizera ngo bahaye umukwe mukuru, aravuga ati ibintu bya hano ko bitandukanye. Ubundi abakwe yose ajya gusabisha babaza kuduha vini iryoshye, babona tumaze guta controle bakaduha izibishe ko tuba tukibyibuka. None mwebwe mwabajije izibishe muherukishije iziryoshye, kuko umurokore ukijijwe neza wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Wajyaga bati sinarara ntanyoye icupa. Nukuri ava mu rugendo akabati mu ndebera amazi, bakaguha amazi wayanywa we ukumva arafutse. Ukajya wibaza n'uburyo abantu birirwa basaramajwe n'inzoga, ngo banyoye amazi ngo Yesu gahinduye divayi. Yahinduye imihogo yabo. Ntabwo Yesu yahinduye amazi, yaje guhindura ibintu, yaje guhindura abantu bagahindura ibintu. Aba bose barimo babwira ata byageze bite. Bari abandi baravuga bati wa mugabo bita Yesu, wa wundi wo kwa Mariya, uzi ko ari waduhaye ivino sinzi twanyoye mwazweze, cyadutumye amazi mu gishanga, hano twuzuza ibibindi atwa tuyadahita yabazane ko twumvaga ari vino ryose. Ati nukuri n'amazi twazanye. Ati wa muntu mutagire kumwitondera. Ndashaka kuvuga uburyo ntacyo yari afite Yesu, usibye ikanzu imwe na rugabire. Nijoro abamarayika bakaza kuyifura, igahora ikeye. Yesu uwo ngo watanga ubugingo arangije arapfa, arahabwa, arazuka. Abwo twari rwose mu ijoro mu isi. Twihute, uwo nguwo rero icyo yakoreye abantu bamwakiriye ni igiki? Icyo shaka kubwira cyatuma umenya ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ubitege amatwi ubyumve, kuko kamera zo mu ijuru zo zirarekodinga ibyo bintu byose bizaca imbere yacu. Ubitege amatwi ubyumve, ko hari igihe bizagucira urubanza, kuko wabyumvise ntubyiteho. Arariye Yesu, abigishwa be arababwiye ngo nimugende mu mahanga yose mubwiriza abari mu butumwa, wizera mu mubatize, mumwigishe kwitonda ibyo nabategetse byose, ndi kumwe namwe. Uyu munsi rero bimeze bite? Uyu munsi umuntu Yesu ahaye ubugingo, yanditse mu gitabo cy'ubugingo, akaguha ubugingo. Icya mbere aguha ubugingo, icya kabiri aguha imbaraga. Imbaraga zari zimurimo. Ntumve ko abwiye ngo ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu, nukuvuga ngo iyo twise bari umunabi, nukuvuga ngo ibyari bimurimo biturimo. Uko yashoboraga kuba mu isi, abasore bangana bagashaka, bagahinga, bakeza, bakubaka, ukabona ntacyo bimubwiye. Ntabwo ujya ngo ntuzubaka ntuzanashaka, ariko ushaka kuvuga ngo uhabwa imbaraga muri wowe. Imbaraga zibitse mu bantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo ni imbaraga zinesha iby'isi. Ntego gutwunyumve, ntabwo ari agakiza abantu bimasika ngo twabonye agakiza twarakijwe. Oya, ahubwo ako gakiza kazana no kuvuka ubwa kabiri kwa mwana w'Imana, kwa murumuna wa Yesu, kwa mushiki wa Yesu, agakurikizaho imbaraga zihabwa uwo muntu wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, utazarana ya nyamaswa. Izo mbaraga zimuha ubutware, ziba zifite ni nyinshi, zinesha isi.
niyo mpamvu abo mu isi bose bazamuramya we ntamuramye. Zinesha isi gute? Isi inesha ute? Abantu baneshejwe n'isi gute? Abantu igituma utanditse mu gitabo cy'ubugingo ni uburyo isi yakunesheje, nubwo witwa umukristo ntabwo uri we. Uri murumuna wa Yesu utazaramya iyo nyamaswa, isi uba waratangiye kuyinesha n'ubu. Uyinesha gute? Uzabibona. Duhere ku bintu, duhere ku mafaranga. Duhere ku mafaranga, duhere ku butunzi. Abantu batanesheje isi, baba abapasitoro, baba abandi amatitire yose, baba abakirisitu, iyo utanditse mu gitabo cy'ubugingo, iyo utanditse mu gitabo cy'ubugingo ngo ube murumuna wa Yesu, agakiza yaguhaye kaba kafatanije kari kumwe n'imbaraga zinesha iby'isi, ko n'icyamuzanye gusubiza abantu ubutware Satani yabamburiye muri Edeni, gusubiza umuntu wa Adamu ubutware bwo kunesha iby'isi, kuko amaze kurya rwa rubuto byaramunesheje. Uwo Yesu asubije bwa butware, aba afite ubutware bwo kunesha iby'isi. Icyo ari cyo kikumenyesha ngo ndi mu gitabo cy'ubugingo cyangwa ntacyo mbamo. Ibyo banyogeza, ibyo nigisha, ibyo ndirimba, ibyo uko banyita, ntago mbamo. Ute rero isi yakunesheje, ujye umenya ngo sindi umwe aramunesha, amujyana mu by'umwuka aramunesha, amutega ikindi gihe no mu rupfu aramunesha. No mu rupfu tuzanesha. Haleluya. No mu rupfu tuzanesha. Mwabarokore, mwavutse ubwa kabiri, mwigira ubwoba, tuzahamya Imana. Haleluya. Mwigira ubwoba, Imana igambiriye ko tuyerekana ku isi. Imana irabinyotewe nk'uko yari inyotewe yuko mu kibaya cy'Idura Saduraka na Meshaki na Abedenego bayerekana umwami agaciteka, kavuga tuzayivuga nabi bazamutemagure. Cyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi, ishimwe ryayo ntabwo yayiha ibishushanyo bibajwe. Icyane abantu bavutse ubwa kabiri ngo bahagurutse bazamura amabendera. Amabendera ni iki? Niwo musaraba. Twemeye n'isoni zawo. Isoni zikwiye kugukora, abantu bakora murakorwa n'isoni kubw'umusaraba. Ariko Imana yo mu ijuru, haleluya, kabanga abahungu barazamuye amabendera, abasore bazamuye amabendera, abakobwa bazamuye amabendera. Ariko ni gute witwa umukristo uracuruza ubeshya, urarangura ubeshya, urasora ubeshya, abakunda kubeshya bose umugabane wabo ni mu nyanja y'umuriro n'amazu, nirwo rupfu rwa kabiri. Ariko iyo uririmbye abantu bavuza induru bakabata marayika hano, iyo wigisha bavuga ati uriya waza aravuye mu ijuru. Ariko uzayiramya, kuko ikizatumye uyiramya ni ukugira ngo uzarengere ibyo ukunda iby'isi. Nanjye nkunda ubugingo, nanjye nzatakaza iby'isi ndengera ubugingo, nzabudengera jyewe. Isi yatigise, habayeho guhinda. Haleluya. Habayeho guhinda, habayeho gutigita ku isi. Abera nimuzamura ayo mabendera, tugiye kwerekana Imana. Mana yanjye, tugiye kwerekana Imana. Ninde yerekana? Ni umuntu wanesheje, ni umuntu uzarijyatse mu gitabo cy'ubugingo, warita ku mazu, warita ku masambu, warita ku bucuruzi, warabyitaho, harimo arabikora kuko abona kibikiranukamo. Umunsi bizamusaba gukiranirwa azabijugunya. Uwo yanesheje iby'isi. Hirari abantu bagira, duhora turwana n'abakobwa ngo bashaka gusa n'abazungu. Ibyo ntibyakunesheje. Ubusima niyobewe yuko yakuremye uri umwirabura wowe. Ariko ntaryo wajyamo. Isi yarakunesheje, umubiri wawe warakunesheje. Akazi kanjye batagatwara, ntahomba, banyirukanye sinabigenza. Ibyo bintu ni ibintu bigaragaza ngo ntabwo urajya mu ijuru, ntabwo urandikwa mu gitabo cy'ubugingo ubundi. Ntabwo Yesu arabumbura igitabo ubundi ngo yandikemo izina ryawe. Ntabwo bishoboka.
wanditse mu gitabo cy'ubugingo ni ukugira indangagaciro za Kristo muri wowe. Wanesheje iby'isi akaguha ubugingo ukaba atuye muri wowe, yaguhaye n'ubutware bwo kunesha iby'isi. Uyu munsi abantu bagiye gutakaza ibyo bitaga ubugingo ko babifite batari banabifite, niko birivuga. Ndavuga ngo ufite azongererwa. Haleluya. Bagiye kudusigira impamba. Haleluya. Impamba muzizana impamba tujye ku rugamba 300 bonyine. Muzana impamba musubiri wanyu, muzana impamba. Abera b'Imana bazamura amabendera, twerekana Imana yacu. Isi zabivuga nkuko Saduraka n'abashaka ubu turi kubivuga imyaka ishize ari ibihumbi n'ibihumbi bizavugwa. Tuzagwekana uburyo abantu bubaha Imana. Imana irabinyotewe inyotewe abera. Haleluya. Jambo ryatubwiye ngo aba mu isi bose bazayiramya, ariko umuntu wanditse mu gitabo cy'ubugingo, izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, mu ijuru bashobora guhindura page bakagusanga kuri 33 bakasoma Yohana, bajya kuri 35 bakasoma Amajyambere, bajya kuri 37 bakandika Specials. Abagabo Imana abanyotewe ngo berekane Imana. Haleluya. Isi iratigise, guhinda kwabaye ku isi. Isi yahoreye. Haleluya. Isi yahoreye, guhinda ku isi kwatigise. Isi yatigise. Abera bumwe sahamuri mukenyere. Haleluya. Mukenyere twerekane Imana yacu. Dutandukanye. Haleluya. Biraryoshye. Igufwa rero rigiye gusanga iryaryo. Igufwa rigiye gusanga iryaryo. Uku guhinda, uku gutigita ku isi kugiye gutuma igufwa risanga iryaryo. Muri mwebwe hari abagiye kuzagenda mu Bayisilamu, mugasanga Abayisilamu. Hari abandi bari mu Bayisilamu bagiye kuzasanga abera b'Imana. Haleluya. Isi yatigise. Isi yahize umushyitsi. Guharira kwabaye. Igufwa rigiye gusanga iryaryo. Umupagani ukinywera inzoga, Imana ikaba yaramuhamagaye, hagiye kumva ibendera ryazamutse, avuga ati saza abacu nanjye n'abasaza. Nawe uratinya kuko utigeze wandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Hari ibintu wimase gusa, ugiye kuvanga ibisi nabishobora kanigire mu bacu. Hagiye kuba muvoma, hagiye kubisikana, hagiye kunyeganyezwa. Reka mbabwire mwabarokore mwe, habera b'Imana aho bari. Haleluya. Isi sahize umushyitsi, guharira kwabaye. Abera bose umwuka w'Imana marabasura. Taburo ibiri imbere buri umurokore udafite taburo. Hari wambwiye ngo kuza hano ngo yumvishe ngo bitamufashije. Navuze nduba ntacyo nakubwira wowe. Niba utashobora kuza hano kumva bigufashije, ufashwe naho wasengeraga, ndumva nta mwanya afite kukwigisha. Ntawo kandi kuko ntawo kuko wameze nkaho ushaka gukura mu kiburamwaka ngo gusimbukishe kugeza muri kaminuza. Ibyo byaba ntabwo byaba. Maze twebwe taburira imbere yacu mo turasoma. Haleluya. Turimo turasoma ibi taburo umwuka wera yashyize imbere y'abakristo, uko umurongo ngenderwaho. Haleluya. Hari bitadukereza. Ngo mumenye ko hari imanza hazongera guca. Hari imanza hazongera guca. Imanza z'abapeti abana. Ntazo naje. Nazakuzamura kugeza iyo ryarisi. Ko taburo iri imbere yacu. Umurokore umwuka wera muzanira taburo. Kavuga ati dore mirongo ngenderwaho. Haleluya. Mirongo ngenderwaho.
turagenda ariko si ngo batazi yo bajya rero abana Imana we kucyo umwuka wera atakwigisha ugiye kubibona ejo hari uwahamagaye arabwira ati pasiteri ati umwuka wera yambwiye yakubwiye ibiki yakubwiye ibiki ngo yambwiye ngo imbere ahangaha ngo mwene se wundi ngazamumenyesha izuru ngo nk'uko twadusimba two mu ishyamba ngo turondanisha ku mwuka watwo ngaho kamwe kanyuza kandi karahihumuriza kakamenya ngo ahanyuze mwene wacu ngo niko Imana yambwiye ngo niko bera bagiye kubaho. Ndavuga nti nibyo ariko uzabibwira abo yagutumyeho ugenda bizi. Haleluya. Niko bimeze. Isi iratigita arahanura igufwa risanga iryaryo, igufwa rigiye gusanga iryaryo. Mupagani agiye gusanga umupagani we utitaye ku myaka wamaze witwa umurokore kandi utari we. Umunyadini agiye gusanga abanyadini bagenzi be abafite urusengero rwitwa umwuka n'ukuri. Bene abo data ntibashaka kuba musenga. Abo nabo insengero zabo bazikomeyeho. Reka babwire mwa Kristo. Paulo yandikiye Abakorinto urwandiko rwa mbere ibice 15 umurongo wa 45. Niho yavuze Adamu babiri. Aravuga ngo Adamu wa mbere yahindutse ubugingo buzima. Naga Adamu wa kabiri yaje ari umwuka utanga ubugingo. Yarimo avuga Adamu wo mu Edeni, avuga na Kristo wanesheje Satani. Umuntu iby'isi byaramunesheje arabibona nawe rwose. Imibereho ye arabizi ko atari Imana ishaka. Ariko kugira ngo yinjire muri Imana ishaka byaramunaniye. Ibyo bivuga ngo rurandikwa mu gitabo. Wacyanditswe mu gitabo cy'ubugingo nta nuwaza kubikubwiriza. Mwuka wera aragusanga akakubwira ngo ukurya ni bibi, uko kuntu urya ntabwo ari byo. Duhera ku meza yawe. Kuki urya usahuranwa? Kuki tushyira ibyo ku meza ukarya utabanje no gushimira iyabiremye? Ubu ahera yabanza mu gitabo cy'ubugingo aheraho ukumva akoze icyawe ngo Imana we ukanababara cyane ukanitukana nkaba nzongera ukajya ubanza ugatekereza bigeze ku meza ukabanza ugatekereza ukabanza ukishyira mu murongo neza ukabanza ugashima Imana cyane aheraho akagera mu gitande wawe akavuga ati uraza ugahirima gusa uvuye muri televiziyo umwanya munini wahaye televiziyo uje ibitotsi byakwishe uhirimye ku buriri. Ubu urumva abantu babyawe ubwa kabiri wowe waba urimo ugahita uvuga uti Mana we nzajya afata iminota 30 mbere kujya kuryama cyangwa 10 ningahe mbanze some ijambo ry'Imana mbanze numve umutima wanjye ugarutse senga Imana nishimire ibyankuri. Akamanuka akazwa niko kubera ko watse mu gitabo cy'ubugingo nuko umwuka agenda yigisha. Haleluya. Akagera ku myambarire yawe ariko iteka ko uba wambaye imyenda irangaza abahungura. Teka abagabo bose bumva babona kuteye ati ibintu urabona baramutse ubwa kabiri ko ntabwo umwana w'Imana amera gutyo byarakunesheje ugahita ubinesha rero ugahita utabivuye. Haleluya. Arakomeza akaza kuri iyo misatsi yanyu yarananiye kandi ariko ko Imana yaguhaye umusatsi uri mu nda ya mama wawe kutazi n'ukuntu wameze ubu waje kuhindura gutya ute Imana ntiyari kukugirira ntiyari kureka ugahita uteza afite kuko ubu sinakosoye Imana agahita ibi nabyo ndabiritse ntawe wirejeje ukajya muri salo bagahita bagukura
dufite abantu benshi bagiye kwiyogoshesha salon de coiffure bagakwibakuraho imisatsi myiza igera mu ati kuraho niwanga ndajya iwanjye babikureho agakomeza akaza batari buri iteka iyo uri mu kazi kubera icyo ukorera ijisho shobuja ari akureba ntabwo uzi ko hari undi databuja wo mu ijuru nawe uzaguhembera imirimo wakoze neza nubwo hano baguhemba ku kwezi ugahita uvuga ukajya ukora shobuja kureba yatakureba ugakora ndashaka kukubwira kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo uburyo umuntu anesha iby'isi ugenda unesha mwajya gucuruza batari ko hari akuntu turangura dukase gutya tugejeje gutya nibwo tubona inyungu akavuga ataya ngewe se nyure ku mupaka mvuge ibintu naranguje miliyoni ko nabiranguje 500,000 ubu se bakavuga ati nutabikoreye ntabwo uzunguka ukavuga utewe ukarangura wagenda ugasanga wazanye waranguje miliyoni yavuze 500 nawe wavuze miliyoni yuzuye ugasanga yashize ishati kuri 300 wowe ugasanga uri buyashyire kuri 500 agacuruza akavayo nka 6 ukavuga uti wazinguriye n'izi nkigendera ukavamo ukigendera wanesheje ibyisi haleluya ngurira n'izi nigendera mbanga nibwo butware Yesu yahaye abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo Yesu yahaye ubutware ntabwo ari ubwo yamaye agakiza gusa harimo n'imbaraga ziba muri wowe ze zinesha ibyisi burya amaze imyaka 33 yarabikandagiye bigenda munsi y'ibirenge bye ugakomeza mu misoro nabonye baranaje natwe kutubarura hangaha kimwe bigeze kutubarura abantu ngo barurisha imibare baza bati pastor turashaka kureba ibitabo by'amaturo none mugende mu birebere hariya ubishinzwe arabereka bavuga ati ntabwo se harahandi tujya rero tugasanga bafite igitabo turi bukontorore n'ikindi cy'itorero ntabwo biba bihuye se ati ntabwo biba bihuye ndaguye ko naje kubesha hangaha shaje naje kubesha mu nzu ndaguye ko naje kubesha mu nzu y'Imana ngewe ndi hano kugira ngo nzaje mu ijuru ntabwo naje gushinga idini ngewe nahungishije ubugingo bwanjye abantu bampungiyeho turiyorganiza twubaka inzu ngo tuzajye dusengeramo Imana ejo bundi batuye bati tureba twaye tuzigendera turarufite urusengero rwitwa umwuka n'ukuri ruba muri data nukashaka kuba musenga twakwigendera ntibazereraga mu bihanamanga bambaye impuzu nama n'izene banyazwe byose abasaba Heburayo bagenzi bacu Imana ntiyabahakane ngo ntabwo bazahabwa ibyasezeranijwe tutaragerayo ubu ntibaturindiriye tubatenguhe se ntabwo twabatenguha haleluya ntabwo twabatenguha tuzahasesekara Yohani barambwiye bati ni bande kandi bavuye hati nabavuye muri irya mibabaro bamesha ibishura byabo babyegesha amaraso y'Umwana w'intama w'Imana niyo mpamvu bahora imbere y'Uwiteka Imana yababambye amahema ntibazongera kwicwa n'icyokere ntabwo uzongera kwihanagura gutya ibyunzwe wapi ntibazicwa n'inzara kundi ntibazicwa n'inyota ukundi ahubwo Umwana w'intama w'Imana azabuhira amazi yo ku mariba y'isoko y'ubugingo haleluya Mana ya Aburahamu na Isaka kuba waravutse ntumenye Yesu ngakwandike mu gitabo cy'ubugingo ubaha ngaho uri fiyeri iyo ngenda abazimu baba babizi ko ntacyo bankoraho ngewe mbese mu bintu bibaho bya mbere kuba mu Rwanda uri umurokore ukijijwe neza ni ibintu biri fiyeri biranaryoha birimo ubugisha padiri yavuze ngo birimo n'agakiza n'akazi n'agomisi Imana yo mu ijuru reka babwire ibyo ariko bivuga kuvuka ubwa kabiri ukitwa Umwana w'Imana muri umuna wa Yesu mushiki wa Yesu ikikubwira ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo utazaramya ya nyamaswa ubwa mbere teste nuko unesha iby'isi urya ibigabuye bitariho umwanda umwanzi Satani ataciriyeho atanduje utitaye kuba mu ngana urugero wagezeho amazu bubatse n'amamodoka bafite utitaye kuba mwiganye warushaga imibare n'ibindi utabyitayeho witaye ko Imana yanditse izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo utazaramya inyamaswa ubutegetsi bazaburamya amoko yose indimi zose amahanga yose bose abo mu isi yose bazi ubyumve
nugukombina aba mu isi yose ukajya usimbuka ukagwa hari hagati hakavamo uwanditse mu gitabo cy'ubugingo akavuga ati ntabwo nyiramya. Wajya hariya ukumva undi ati nanjye ntabwo nyiramya. Uwa hariya n'uwa hariya kubera ko isi yatigise azajya yumva ati i Kigali bari korombereje ibendera barizamuye. Haleluya. Ni ukuri umunyamerika azumva ko twazamuye ibendera rya Kristo Yesu avuga ati nimukomeresha natwe hano twarizamuye bizacika bizayoba tuzanyeganyeza isi birahinda imishyitsi birahinda imishyitsi. Ariko harya ibimenyetso ufite tugarukira ngaha ibimenyetso ufite wowe musore we mugabo we mukobwa we mugore ubundi ibimenyetso bikubonekaho ari byo umugabo wakubonaho ari byo umugore wakubonaho ari byo papa na mama wakubonaho. Ubundi ibimenyetso ufite indangagaciro za Kristo yaguhaye agakiza aguha n'izo mbaraga ziri muri wowe zinesha iby'isi ku buryo ibyo abandi bamaranira byanduye bituma isazi. Umwe yigeze kuririmba aravuga ngo mwiyerekwa bituma isazi nubwo abantu baciye umubiri ukumva rwose ntiwakoraho. Izo ndangagaciro urazifite cyangwa uri umurokore waraneshejwe n'iby'isi. Uyu munsi bikitwa uyu munsi ingi aho bandika abanyamahanga hagihari ukwiye kubwira Yesu ndagira ngo unyandike mu gitabo cy'ubugingo ntazaramya ya nyamaswa bagiye kwiramya. Ariko ndabwira abakristo bavutse ubwa kabiri banditswe mu gitabo cy'ubugingo ndababujije mwe guhangayika n'umunsi n'umwe. Stefano yabonye Yesu ahagaze itorero riri mu rugamba hasi umwami waryo abahagaze. Ntabwo ari ibyanyu ni ugukiranuka, ibyanyu ni ukutiyandurisha iby'isi, ibyanyu ni ugukomeza indangagaciro Yesu yaduhaye zo kunesha iby'isi. Umwana w'umukobwa umwe wo ku mudugudu ndashaka kubabwira wo muri iri torero yari afite abahungu batatu bamurambagiza bose nta n'umwe arasubiza. Noneho igihe kimwe Imana iramusura nijoro, imusuye imwereka abahungu abatenga sarya abyuka avuza induru abwira umubyeyi babana ati nzengera napfuye uzatubaye iki. Arasaraba ajya mu cyumba cyamubwira ati nsengera Imana yabonye natendetse abahungu, Imana yawe mbabarire ese byakwiye bitize aturumva atara abahungu batatu baje kundambagiza nta rumwe nemerera nari higenzura ati none udabwa ati none urinda kubatendeka barida kubwira kabiri gatatu niba udakuza wabwira uti ndago tuzabana urinda kucyo ndida bose kukubaza ari batatu. Hano atesegera Imana umunyamara bikabigaza batase mbabazi amusegera Imana arangije hambwa terera tuzasubize uzumva. Ageze iminsi arambwa ati abwira mama ati naramusubije basubize uhese ati muri babandi batatu rero ndajya kuvuga ko kandi kabaye cyane muri babandi batatu rero narebyemo umukene niwe nasubije ko nabonye ari we wazafasha ubugingo bwanjye kugera mu ijuru. Haleluya. Uranyumva? Harimo umukene harimo n'abakiri urajya ngo sidavuari abakobwa ntabwo mubizi hari abagiye mbere ya 94 bagiye gusenga ari babiri. Umwe aravuga ati Imana aravuga ati nimusabe icyo mushaka nabanezerere. Umwe aravuga ati Uwiteka bati gusabye kuzagira iherezo ryiza ry'abakene tukazabona ubugingo buhoraho. Undi ati gusabye umugabo utazanyicisha inzara. Ntabwo najya gusengera umugabo utazanyicisha inzara ngewe ndi umukobwa najya gusengera umugabo tuzajyana mu ijuru. Aravuga ati yewe umukene niwe muri babandi batatu aranabamubwira ati nemere wa wundi umukene kuko nabonye ari uzatuma ubugingo bwanjye bugera mu ijuru tuzajyana mu ijuru. Bagaye babishobora ukiri kubanesheje iby'isi kere ku izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Utajyanye n'umugabo mwivatisha kunesha iby'isi. Yohana yarabivuze ngo icyabyawe n'Imana cyose
byose bice bitanu by'urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Icyabyawe n'Imana cyose, umurongo wa 4, kinesha. Ibyo ni ijambo nabuze kundi babwira. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Yesu yabyawe n'Imana, nanjye ndarwa n'Imana. Yesu akubugingo yandika mu gitabo cy'ubugingo, izina ryanjye niho ryanditse. Indangagaciro mfite ni za Kristo Yesu wanesheje iby'isi. Ariko uyu munsi ni kuki bikunesha? Kumabona nijoro urabizi ko bikunesha, ariko iteka uvuga kuri uzajya mu ijuru ryo kwandi. Ninde wajya mu ijuru gute? Kandi isi nayo iri gushaka abayoboke, Satani ari gushaka abayoboke. Kandi ibyo yabwiye Yesu ngo pfuka mundabye ndabiguha, nawe uri gufuka mukamuramya akabiguha, ari dushaka. Ariko yabubwiye ngo handitswe kugira ngo Uwiteka Imana yawe. Uyu munsi ntukiye gusenga Imana, reka senga Imana, reka garukira aha ngaha, mfite byinshi byo kumara ababwira. Ariko ijambo ryavuze ngo iyo nyamaswa izarwanya abera, izabanesha. Yesu ugira ngo kubanesha nuko bazahiramya, ahubwo nuko bazemera gupfa. Urayanze gutyo, ariko ubundi umukristo abanesheje. Abazi bazahiramya, abaperezida bazahiramya, abami bazahiramya, abapadiri bazahiramya, abashumba bakuru bazahiramya, abahanuzi batatu mu gitabo cy'ubugingo bazahiramya. Umuntu utazahiramya wenyine ni umuntu izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imana yararambuye, imaze kukwandikamo bwa butangagaciro za Kristo ziraza zikiroha muri wowe. Ntushobora kurya ikitagabuye, ntushobora gukora ikinyuranye n'ubushake bw'Imana, ntiwabikora. Ariko uyu munsi ushaka no kubikora bikakunanira. Ndagira ngo uyu munsi usengere Imana, ndagira ngo uyu munsi wiyandikishe, ndagira ngo uyu munsi Imana yo mu ijuru igufashe wiyandikishe mu gitabo cy'ubugingo. Ndagira ngo uyu munsi ucike kuzaramya iyo nyamaswa. Imirasire y'ijuru izajya ikubita ku bantu bayo. Abambasaderi muzi ukuntu barwana ku baturage bari mu gihugu cyagize intambara, bakarwana mwabarokoye mwe abita abakirisitu bose bananiwe kunesha iby'isi. Kuko iyo nyamaswa igituma muzayiramya nuko muzamushaka kurengera ubutunzi bwanyu bwo mu isi, nuko muzamushaka kurengera ibintu byanyu byo mu isi, muzabirengera mutakaza ubugingo. Ariko umuntu wanditse mu gitabo cy'ubugingo azatakaza iby'isi, azamukana ubugingo ku Mana. Ndagira gusengera Imana, ndagira gusengera Imana. Iyandikishe uyu munsi, ndagira ngo yandikishe mu gitabo cyo kwandikamo abanyamahanga batari Abisirayeli ku mubiri. Imirongo iracyarimo. Inyamaswa yaje, isi yo yatigise, isi yatigise guhorera kwabaye. Ariko abana b'Imana bata mu gitabo cy'ubugingo, nabo Umwuka Wera barabaganiriza. Ambasaderi wacu bavuga ati mwitegure tugiye guhamya. Ndagira ngo usengere Imana. Urahari se cyangwa ntago hari? Uyu munsi urumva nagusengera Imana. Imana igumugisha, Imana ibahumugisha. Ndagira ngo yandikishe uyu munsi. Nibyo kuko uri umukristo, ariko iby'imisi byarakunaniye kubinesha. Icyo ni ikimenyetso kivuga ngo sinanditse mu gitabo cy'ubugingo, ubimenye. Icyo ni ikimenyetso. Ntuzajya mu gitabo cy'ubugingo wasome. Cyane amahirwe Imana yarahanyeretse, nkijijwe nararibwa n'umubatizo muri 89. Igihe kimagiriye ko yazira ibyara kubyara byo mwaba Imana njyana nyereka aho nanditse izina Amajyambere Joseph. Iryo joro ntago narakangutse saa 9 sinongeye gusinzira, narimo nkora umwiyereka imbere y'igitanda cy'iwanjye. Kuri maze igihe kirekire nzi ko nzarimbuka, ntazahanu nahungira kurimbuka. Nasabaga penitence buri munsi kagera mu rugo, nakoze ibyaha bintu tubyo nabwiye padiri. Kandi nzaja mu ijuru gute Mana? Ubu navukiye ikigiye kuzavugira kujya mu rutazima witega. Zagirate bimbaho imyaka myinshi za 42 banataniye n'abasega tasha bikibeho babonekerwa kajya ndaze udakora abarutirwa bikanga umutima wanjye warabyinde. Kwitara cya mbere z'ukwezi kwa 2089 Imana impagakiza. Ndayishimye. Haguruka musengera Imana, ntago wanditse mu gitabo cy'ubugingo.